twongeye kubaha ikaze mu kiganiro Karame Mubyeyi mugezwaho na Tuyisenge Lucy umubyaza. Tugiye kurebera hamwe icyo umugabo yafasha umubyeyi uri kunda. Icyo ubushakashatsi bwagaragaje ni uko ababyeyi benshi iyo bari kunda baba bifuza umuntu wo kubaba hafi. Henshi muri ibihugu byacu bya Afurika usanga iyo umubyeyi ari kunda aba ari wenyine bitewe n'imiterere y'ibitaro ndetse n'uburyo amavuriro aba yubatse bidakundira abagabo kuba hafi y'abagore babo mu gihe bari kunda. Icyo gihe rero ugasanga ababyaza cyangwa se abaforomokazi n'abaganga nibo baba hafi cyane bakabakurikirana kugeza igihe babyaye. Nyamara ubushakashatsi bwagaragaje ko aho bishoboka ari byiza cyane ko umugabo abana n'umugore we mu gihe ari kunda. Ese iyo tuvuze ngo umugore ari kunda abantu bumva iki? Ni cya gihe umwana aba agejeje igihe cyo kuvuka ku byumweru 40. Tuvuga ko umwana agejeje igihe cyo kuvuka hagati y'ibyumweru 37 ndetse n'ibyumweru 41. Bijya bibaho rero yuko umubyeyi ashobora gutangira kumva ibise hagati y'ibyo byumweru ndetse akaba yafata n'umwanzuro wo kuza kwa muganga. Mu gihe cyose ufite umubyeyi mu nzu ndetse akaba ari muri cya gihe yegereje cyo kubyara, ari byiza kwitegura ku buryo igihe cyose inda iri bumufatire muterura ibyo mwateguye kugira ngo mwihutire kugera ku ivuriro ribegereye. Ni ibihe bimenyetso umubyeyi yakwibonaho akamenya ko agejeje igihe cyo kubyara cyangwa se yatangiye kugira ibise biri butume mu gihe gitoya runaka gishoboka ari babonye umwana? Reka mbibutse yuko iyo umubyeyi yatangiye kumva icyo twita imigendo aba ari hafi rwose kuzabona umwana. Iyi migendo ishobora kumara ibyumweru 2, 3 cyangwa se 4. Umubyeyi yumva ababara bya hato na hato, cyane cyane bigafata mu kiziba cy'inda ndetse no mu mugongo. Muri iki gihe icyo dusaba umubyeyi nuko yakora imyitozo ngororamubiri mikeya yemerewe, cyane cyane ko aba yemerewe gukora imyitozo igendanye n'umubyeyi utwite. Ahangaha tugira inama ababyeyi yo kugendagenda mu rugo, kujya nko guhaha, gukora uturimo twa hato na hato ariko tutamuvuna cyane, ndetse akaba yajya afata n'umwanya akaba yaririmba, kuko kuririmba ni byiza cyane, bituma umubyeyi utwite aruhuka mu mutwe. Biranashoboka ko ushobora no gushyiramo indirimbo ukayibyina bitakugoye bitakuvuna. Ibi nabyo bituma kwa kubyara kwawe kubanguka. Icyo tuba dutegereje ahangaha ni uko umubyeyi utwite atangira kugira ibise. Ibi bise bituruka kuki? Ni igihe imisemburo ishinzwe ibi bise, cyane cyane umusemburo twita oxytocin, uba watangiye gukorwa mu mubiri w'uyu mubyeyi, noneho agatangira kumva ababara. Ubu bubabare rero bufata mu kiziba cy'inda ndetse bugafata no mu mugongo. Iyo bitangiye kuza ari ibise biza kuduha icyizere cyo kubyara, uyu mubyeyi ashobora kubyumva hashira byibuze hagati y'iminota 3 n'5 iki gise kikongera kikagaruka. Buba ari uburibwe bufata mu kiziba cy'inda ndetse no mu mugongo, kandi rwose ntibutinde, bukaba bwamara hagati y'umunota cyangwa se amasegonda runaka. Iyo isuha imenetse, iki nacyo kiba ari ikimenyetso cy'uko umubyeyi agomba kubyara mu gihe gito gishoboka. Hari n'igihe rwose umubyeyi ibimenyetso byose ashobora kutabibona, ariko akageza kuri bya byumweru hafi 41 atarumva ibise na gatoya. Uyu nawe tumugira inama yo kuza kwa muganga kugira ngo abaganga mu gihe babona ari ngombwa babe bamuha imiti ituma ashobora kuza kugira ibise. Imiti abamama benshi bamenyereye ku izina rya Theobald. Ibi rero bishobora kuba ari ibinini twita Cytotec bashobora guha umubyeyi bitewe n'inzira umuganga yashatse ko binyuramo, umubyeyi akaba yatangira kugira ibise, noneho akaba yabyara. Ni uruhe ruhare rw'umugabo muri iki gihe cyose? Mu by'ukuri rwose nta kintu kijya kibaho abantu bagereranya n'uburyo inda iryana. Bivuze ko uyu mubyeyi aba akeneye umuntu yiyumvamo cyane, wamuba hafi kandi yisanzuyeho. Hari igihe rwose ashobora guherekezwa n'abamama, akaba yaherekezwa na nyirabukwe cyangwa agaherekezwa na mama we, yaherekezwa na murumuna we cyangwa agaherekezwa na mukuru we, ashobora guherekezwa n'inshuti. Ariko icyo ubushakashatsi bugaragaza nuko iyo uyu mubyeyi aherekejwe n'umugabo bimugiraho ingaruka nziza cyane kurenza undi muntu uwo ari we wese.
Mugabo unkurikiye, zirikana ko umugore wawe aba agukunda kandi nawe umukunda. Rero muri icyo gihe gikomereye ubuzima bwe, aba yifuza kuba hafi y'umuntu akunda kandi yizeye ko nawe amukunda ku rwego rwo hejuru. Iyo abagore benshi bari kumwe n'abagabo babo mu gihe cy'inda, baba bumva batekanye ndetse aranisanzura, akaba yavuga ati ndashaka kurya iki na kiriya. Hari n'ibyo ashobora kubwira umugabo we atatinyuka kubwira undi muntu uwo ari we wese baba bari kumwe mu gihe ari kunda. Bagabo munkurikiye, igihe cyose ufite umugore uri kunda, menya ko aho bishoboka ugomba kuba uhari kugira ngo ushobore kumufasha. Ikindi ubushakashatsi bwagaragaje ni uko iyo aba bagabo bateye intambwe yo kubana n'abagore babo muri cya cyumba ahenshi twita urwererero, abagabo bashobora kuhava bafashe ingamba zo kuboneza urubyaro, kuko bashobora kubona uburyo umubyeyi, ya nshuti ye magara, wa muntu akunda cyane, ari kubabara. Reka nibutse abagabo bankurikiye ko iyo uri kumwe n'umudamu wawe mu gihe ari kunda, ari wo mwanya mwiza cyane wo kumugaragariza yuko umukunze, umwitayeho, umwifuriza ibyiza. Gerageza gukoresha amagambo amutera imbaraga, wikoresha amagambo amutera gucika intege. Hari igihe usanga nk'umuntu avuga ati ariko nk'ubwo urigira ibiki, ariko ceceka, rekeraho gusakuza. Ariko nawe bene izo mvugo ntabwo ari imvugo nziza zikwiye gukoreshwa ku mubyeyi uri kunda. Umubyeyi uri kunda mu by'ukuri aba afite umubabaro adabasha gukontorora we ubwe. Ni nayo mpamvu amagambo menshi abwirwa yo guceceka birangira atabishobora, ahubwo akarushaho gusakuza cyane. Iyo rero uyu mubyeyi ari kunda ari kumwe n'umugabo we, aba akeneye kubwirwa amagambo meza: sheri ihangane, kuraje, mu kanya turabona umwana, humura, ndahari. Izo ni imvugo zakoreshwa mu gihe umubyeyi ari kunda, zigatuma yumva akunzwe kandi igihe arimo ari bugitambukemo amahoro. Ababyeyi benshi bari kunda bibaza, bakeka, bagira ubwoba bwo kuvuga ngo bari hagati yo gupfa no gukira. Ariko reka mpamagarire ababyeyi batwite bankurikiye ko iki kintu atari cyiza, ndetse kugitekereza no kugitindaho bigira ingaruka mbi. Icyo ubushakashatsi bwagaragaje ni uko aba babyeyi batekana mu gihe bari kunda, bituma ibise byabo bikorwa neza kandi bikihuta. Ni wa mubyeyi udahangayitse, ni wa mubyeyi udafite ubwoba, ni wa mubyeyi udafite inkeke n'iyi n'imwe. Uwo rero bituma ubwonko bwe bukora imisemburo neza, umubiri we ukakira icyo gikorwa amahoro, akaza kubyara bidatinze. Nyamara ababyeyi baba bari kunda bagahangayika, rimwe na rimwe ugasanga bihebye, ugasanga bafite agahinda, ugasanga rimwe na rimwe bari kurira, bijya bituma ibise byabo bigabanuka ndetse no kubyara bikaza gutinda. Murumva rero yuko iyo umugabo ari kumwe n'umugore we, aba ari igihe cyiza cyane cyo kumuha imbaraga kugira ngo aze kubyara bitagoranye. Reka nibutse abagabo yuko umwana iyo avukiye mu maboko yawe, akavukira mu maboko ya mama we, nawe bimwongerera ubwiza ndetse bikanamwongerera nawe kumva akunzwe, akishimira kuza muri ayo maboko kandi akishimira kuza ku isi ari umwana unezerewe. Iyo rero umugabo ari kumwe n'umugore we, icyo tumwifuzaho ni iki: mufashe kugira icyo arya, sangira nawe, kuko bimutera kuraje ndetse bikamuha imbaraga zo kugira icyo atamira kugira ngo aze kubona imbaraga zo kubyara. Gerageza kumuha icyo kunywa, umubaze icyo ashaka n'icyo yifuza, ukimuzanire kandi mugisangire. Gerageza kumufasha gukora imyitozo abaganga bashobora kubereka kugira ngo byihutishe ibise umubyeyi abyara amahoro. Iyo rero ibi byose umugabo ari kubikora ari kumwe n'umubyeyi utwite, bituma umubyeyi agira morale kandi akabyara neza ndetse akabyara vuba. Muri iki gihe ntibibujije ko uyu mugabo ashobora kuririmbira umugore we indirimbo z'umugore akunda, cyangwa se akazimucurangira mu gihe bafite iradiyo hafi yabo. Ibi nabyo ntibibujijwe aho bishoboka, mu gihe bari mu cyumba cya bonyine bitagira undi biza kubangamira. Ni igihe cyiza cyo gufatanya mu gusenga no kwiragiza Imana kugira ngo iyo minota yo kubyara ize gutambuka amahoro, tubone umubyeyi muzima ndetse tubone n'umwana muzima. Mbibutse yuko imyizerere yacu nayo igira uruhare rukomeye mu gutuma ababyeyi batwite batekana mu gihe bari kunda. Ni uruhare rw'umugabo rero gusengana n'umugore we kugira ngo bafatanyirize hamwe kugira ibyiringiro byo kubona umwana muzima. N'iki kindi uyu mugabo yakora mu gihe umugore we ari kunda:
Reka nibutse uyu mugabo ko bitabujijwe ko wajyana n'umugore wawe mu rwogero mukajya kwiyuhagira. Ushobora kumufasha koga kuko gukaraba nabyo ni bimwe mu bintu bituma ubuzima bw'umubyeyi uri kunda yumva bumeze neza. Cyane cyane ko ababyeyi bari kunda akenshi babira ibyuya bitewe n'akazi katoroshye baba bari gukora. Iyo babashije kumuherekeza rero akajya gukaraba, akamwuhagira, akamwambika iyindi myenda, akamusiga amavuta, iki kiba ari igikorwa cy'ingenzi cyane ababyeyi batwite bishimira igihe bari kunda ndetse bakumva ko bari mu maboko yizewe. Reka nibutse abagabo yuko igihe cyose umubyeyi wawe ari kunda cyangwa se umugore wawe ari kunda ukaba utari hafi ye, nawe hari icyo wakora. Telefone yagufasha kumenya amakuru n'ibiri gukorwa mu gihe utari hafi y'umugore wawe. Ushobora gukoresha video call ukareba ibiri kumubaho kugira ngo ushobore kumufasha no kumukomeza muri icyo gihe cyose ari kunda. Si byiza yuko umara amasaha menshi cyane utamuvugishije. Mu gihe bidashoboka ko uvugira kuri telefone bitewe n'akazi ukora naho uri, wakohereza message. Gerageza kumubwira yuko muri kumwe. Muhesha imbaraga za message umwoherereza. Mubwire yuko vuba cyane muri buze kubona umwana kandi ari buruhuke ndetse byabise cyangwa se wa mubabaro uza kuza gushira. Aha rero umubyeyi uri kunda abakeneye ihumure rituruka ku mugabo we. Hari igihe umugabo ashobora kuza kwa muganga nawe akumva kubona ububabare bw'umugore we biri kumugiraho ingaruka, hamwe yifuza kuba yasohoka akajya hanze agategereza kuza kumva yuko umubyeyi yabyaye cyangwa se yibarutse amahoro. Reka mbwire umugabo umurikiye yuko ibyo ngibyo atari igitangaza, ntago ari ikintu rwose gikomeye. Niba amarangamutima yawe ashobora kutakwemerera kuba hafi cyangwa se kubona umugore wawe ari kubabara cyangwa ari kubyara, ni byiza yuko uba hafi koko y'ibitaro, ukaba hafi ugakurikirana amakuru ye. Nyamara ntibikubuza ko mu gihe umaze kumva imbaraga zigarutse wagaruka aho umubyeyi yari ukongera ukamureba, mukongera mukavugana. Uko ugenda ubikora kenshi ni kugenda ubimenyera kugeza igihe kubana nawe kugeza abyaye biza kuba bitakigutera impungenge cyangwa se ngo ugereze emotion zituma utashobora komeza kubyihanganira kubireba. Ndangiza iki kiganiro, reka nibutse abagabo bankurikiye ko igihe cyose umugore wawe ari kunda ari cyo gihe agukeneye. Reka rero nsoze mbararikira kuzakurikirana ikiganiro tuzakora ubutaha, ikiganiro kizaba kivuga icyo bimaze ko umugabo yaba mu cyumba umugore we ari kubyariramo. Reka mbibutse yuko mwaduha comment cyangwa mukabaza ikibazo mudasobanukiwe kugira ngo turusheho kumenya ibyo mukeneye kumenya kandi tubibasobanurire. Murakoze cyane, naho mu kiganiro cy'ubutaha, Imana ibarinde.